rimwe na rimwe atinya no gutanga igitekerezo ku mupira w'amaguru. Umupira twakunze suyu ubundi umupira w'amaguru ni ahantu vraiment kuva ku bafana kugera ku baperezida b'amakipe abatoza bakwiye kugira expression y'ibitekerezo byabo bisanzuye, ariko gutanga igitekerezo ku misifurire se suggestion ku basifuzi ku migendekere y'umupira bisigaye biremereye ku rwego birenze umupira w'amaguru. So ibitekerezo bigira agaciro icyemezo kitarafatwa nibiba bitaraba. Ubu rero ibyemezo byafashwe ikinini wakora makipe yakora no gucomplyinga n'ibyo byemezo abagomba kujya gusubira mu mukino bakajyayo, abafana batazasubira ku kibuga kugeza sezirangiye bakabyihanganira bagategura sezitaha. Nicyo kintu gishoboka. Naho ibitekerezo byo byaratanzwe byashobora gukorwa ngo ibintu bigende neza kurushaho byarakozwe, ariko Axel ibyemezo nyine byasohotse, ariko icyo kwibaza hano biri fair bigenda nyine byabaye nyine Rayon Sport ibyo yahaniwe igihano gikwiranye n'ikosa yakoze, habayemo kudohora kuko nangira ngo na Perezida Ferwafa yavuze yuko nicyo gihano cyashobokaga cyoroshye cyanyuma. Ngira ngo Perezida bigarutseho ahangaha iyo byagenze gutya ingingo igomba kuba ihita ikurikiraho nyine ababikurikirana babifite mu nshingano hifashishwa ingingo z'amategeko. Nabyo Lorenzo atangiye avuga kare nawe wabikomojeho, ngira ngo nawe wabivugaga uvuga uti twategereje reaction ya Rayon Sport nyuma y'ibi ngibi turayibura, kuko nayo byose agombaga kuza hari itegeko runaka nayo ishingiraho, wenda se baracyabyiga cyangwa se bahisemo kubireka bacitse intege nk'uko na Perezida yabivugaga Tadeyo. Ariko ngira ngo Ferwafa irakubwira ko ari amategeko yagendeyeho ikakwereka n'ingingo yashingiyeho, n'ubwo benshi yatangiye avuga ko amategeko harimo ibyuho seretse kuri ingingo y'abafana kuko ibyuho birimo makumyabiri ijambo. Ibyuho biri muri ingingo bavuze ko ari ikintu cyaje kiri inattendu, ikintu cyabaye Bugesera ni ikintu cyaje kitari kiteze kuko umupira w'amaguru mu Rwanda utandukanye n'uyu Burayi tubona. Why? Amakipe yose mu Rwanda ntabwo agira abafana benshi. Agira abafana benshi iyo yasohotse abameze nk'ari yari mu rugo, sibyo? Kubera gukenera amafaranga amakipe ashobora gucuruza amatike batitengana n'abafana bacu cyangwa se n'abadversaire. So ahandi ekipe yakiriye niba ifite responsabilité kubijyanye n'umutekano w'abasifuzi n'ibindi bitandukanye. Ariko mu Rwanda ushobora kwakira umukino ugasanga abafana 90% sabawe nabindi kipe wakira. Urumva rero icyuho kirimo nta mategeko agenga imyitwarire y'abafana kuri ekipe yasohotse iri hanze. Aho rero amugani hakora jurisprudence, ntabwo bari kureka guhana Rayon Sport mu bijyanye no kwikumira kuzakoresha abafana, kandi byaragarika abafana bayo bitwaye nabi banaza amacupa mu kibuga bateye ibinonko by'amabuye n'ibindi. Kubera ko byabaye tubirebesha amaso abasifuzi bakanirwa gusifura umukino ikibuga kikaba impraticable hakaba riots. Iki gihano nk'uko Perezida bivuze ni minimum y'ibyashobokaga, kubera ko ni minimum ariko abareyo kibakozeho byashobokaga ko banabahana no kwinjira muri sezitaha, ko urugero wahaye match 10 bakira badafite abafana byakomeza bikagera na sezitaha. Ariko nibura rwavuze ngo ni match ebyiri mwari mufite kwakira muri season sigaye muzazakira nta bafana, yego bizagira ingaruka kuri Rayon zikomeye mu buryo bw'imari, ariko nicyo gihano gito cyashoboka kuko ibyabaye kuri stade byarabaye abafana bitwaye nabi. Yangira ngo nicyo narindiho mvuga ngo muri statement ya Ferwafa ikindi abasesenguzi bagarutseho nyamupira bavuze bati urebye uburyo Ferwafa yasobanuye ibintu byayo, haba ari Perezida haba ari SG n'abandi, bati ntago bavuze cyane ku kijyanye n'icyateye iriya mpamvu. Exact. Nicyo bavuze cyane ku cyateye iriya mpamvu, ibyabaye byakozwe n'abafana, ibyari byavuzwe mbere, nubwo nabonye itangazamakuru rya siporo ryatewe amabuye agakoreshwa n'imvugo zikakaye, ariko abantu uburyo bari bantisipye bakamenyesha federation
nicyo kintu abantu Axel ntabwo biba buri munsi ibintu twabonye Bugesera ntabwo biba buri munsi impamvu bitaba buri munsi bisobanuye ko abafana badahora bari violent kuri stade none kuri icyo ngicyo abantu banakoze ku yindi ngingo baravuga batari ku bundi umupira baravuga bati hazamo amarangamutima ibyabaye byo ni amakosa atari ko umupira amarangamutima araza ni kuremenya agaga tubundi iriya stade ya Bugesera yo ko ari ubwa mbere abantu bari bicaye hariya hantu bagatanga ingero bakavuga bati stade ya Ngoma bakavuga bati stade ya Huye bakagenda bavuga bati stade ya Nyagatare hari ahantu hari iriya myanya ariko abantu ntibicazwayo kuko ni igihuru harangi Bugesera kira gihande ni igihuru babanje gutema ibyatsi bati ntibicazwayo bati nabyo ni amakosa yakozwe ati kandi ibintu bisohoka mbere federation irengaho irabyemera perezida akakubwira atari kubyo ngibyo naho bihuriye stade yujuje ngo washaka kuba iromologe iremewe yujuje ibyangombwa n'itafari yarikuramo yarisenya aravuga ati ikibazo saho bari bicaye ahubwo ikibazo nabari ubwabo ikintu gikomeye buriya ikintu gikomeye njya mbona no mu kiganiro perezida wa Ferwafa yagiranye na televiziyo y'u Rwanda gituma niyo abantu baceceka ariko bashobora guceceka batanyuzwe iyo equity y'umupira w'amaguru iyo equality and equity ibitubahirijwe hari ibintu byabaye bigaragarira amaso kandi biri obvious sibyo habaye anticipation mu kurekara mu basifuzi bataranajya hanze habaho guclaiminga bavuga ngo abasifuzi mpuzamahanga mwabahaye imikino ikomeye icyo kirirengagizwa nkaho kitabaye ibyo naryo ni ikosa mushinjwa nk'abanyamakuru brese gato icyo bashinja n'ubundi umupira uzakomeza uvugwe nta kintu kizabuza abanyamakuru kuvuga umupira w'amaguru niko kazi kacu sibyo icyo wakora tuzavuga umupira w'amaguru kandi ntabwo abantu ari injiji ikindi perezida yavuze ngo ibitego Bugesera yatsinze ngo soruca abana ngo ntibiri obvious yego igitego cya mbere cya obvious penalty Bugesera yatsinze yinjije neza sibyo nta makosa yabaye mu gutera penalty ariko se igitego cya kabiri cya Bugesera iyo penalty yatanzwe bigenze gute Rayon Sport yakoreweho ikosa muri surface mu buryo buri obvious umusifuzi arabyirengagiza mu gihe abakinnyi barimo gukora claim areka Bugesera ikora contre attaque waravuga ngo mwaretse mugakina mukazaburana nyuma ariko ntabwo wabuza abakinnyi kugira frustration kuko nk'icyo ntiyakiga ibitego bya Bugesera biri obvious ariko igitego cya kabiri penalty ya Bugesera yabonetse gute nicyo cyateje ikibazo twari kuri stade so ntabwo n'ubundi ibintu nibirangira icyemezo gifashwe bibaye ikibazo cy'imyitwarire y'abafana gusa bakirengagiza penalty yabaye Nyamirambo na penalty Rayon Sport yimwe Bugesera ariko icyo gihe nta equity ariko muri ntuze muri raporo ya komiseri yavuze ko umusifuzi ibyo yakoze ari nta makemwa ngo komiseri ya Munyemana 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 yari umuyobozi wa groupe y'abasifuzi aboherejwe kuri match of course gutanga raporo ivuga ko ibintu byabaye kuri stade byari fair ntabwo bikuraho ni protection ariko ntabwo bikuraho the fact erega bikuraho the fact ariko perezida yavuze ngo abasifuzi bashobora nyine gukora amakosa kuko ni abantu ariko ntabwo uburyo bwo kurekarama ari buriya Rayon Sport yakoresheje rekarama icyo ndacyemera ikintu gihari bwa mbere imisifurire ivuzweho kubogama ntabwo ari ubwa mbere bibaye mu Rwanda itangazo bavuga ko hari abahanwa yego abafana bari advised yo kwitwararika bagakontorora ama emotion n'igitego cya kabiri mu gihe batemeranya n'ibyemezo by'umusifuzi perezida niwe yakavuga ati niba Rayon Sport mwararekaranye penalty ntabwo mwari kuyirekarama kandi umuntu umusifuzi nyine yayanze mwari gukomeza mugakina mukajya kuzibira izamu ryanyu atari ko mwarekaramye cyane bakarekarama nyuma y'umukino mwarekamye cyane byatumye nyuma y'umukino ariko ibibazo ni ibintu bihoraho kandi nyuma y'umukino nta mukino ushobora gusubirwamo kubera ko imisifurire itagenze neza ariko abasifuzi bafatirwa ibyemezo iriya ni match iriya ari match izira match bazita title deciders ni imikino igiye n'utwara igikombe no ku imikino ya nyuma ni imikino ushobora gutakarizamo igikombe cyangwa se ukakiboneramo biri obvious ko ibyemezo by'abasifuzi sometimes bishobora kwajita abakinnyi sibyo n'abafana niyo mpamvu federasiyo itagomba kwirengagiza ko ifite umukoro wo kuminimiza urumva kuminimiza dute
nuvuga ngo niba ari umukino ubanziriza imikino ibiri ya nyuma ekipe ishobora kubona igikombe cyawe ikagitakarizamo urimo anje iri hejuru kuri Bugesera ishobora kumanuka kuri Rayon Sport ishobora kubura igikombe cyawe ikagitakaza bakabaye bicara igihe kire umwanya munini bakadesida ku basifuzi bazayobora umukino urugero umusifuzi yaryo yitwa nde uyu wasifuye umukino Ngabonziza Patrick Ngabonziza umukino heruka gusifura twibukiranye ko habayemo ibintu biremereye umukino wa Viziyo na Marine n'amashusho abantu barafite Viziyo yatanze ikirego icyo kirego federasiyo ntigeze ikikora reaction ntigeze igisubiza ngo gifateho umwanzuro bahita bamuhinde match ikomeye ese abasifuzi bose bo mu Rwanda bari bafitiye ibirego muri federasiyo kuri match ziheruka oya urukumva icyo kintu umusifuzi Patrick Ngabonziza muri federasiyo harimo kesi ye yatanzwe na Viziyo ku mukino w'umunsi wa 27 iyo kesi batarayisubiza ngo barebe niba yarakoze amakosa aremereye bahise bamuhinde match ikomeye kapitale ibyo se nax kandi iyo Viziyo yatanze icyo kirego inatanga n'ibimenyetso exactly itanga ibimenyetso bigaragara hari abandi basifuzi batari bafite iyo kesi kuri match heruka yavuba bishoboka ku buryo nibura igihe bashobora kuba umukino bavugaga ngo aba nibura niba heruka kwitwara neza mu mikino heruka icyo rero Ferwafa nta hantu yagihungira ikikeneye gukora nuko nibura umupira nuhagaze uzakomeza bajye bagerageza baminimize dute mbere y'umukino siri ku mikino ikomeye naho ntabwo wakuraho ko hari ibintu byabaye mu misifurire icyo se wagikuraho uruvuya mu misifurire gorira kuri match ya Gorira na APR mu misifurire kuri match ya Bugesera na Rayon Sport wahana abafana wagira ute ariko ku kintu cy'imisifurire n'ubutabera no kutabaga mu mupira w'amaguru hari akazi gakomeye ko gukorwa karimo igisigaye cyo kureba urumva Rugango yagarutse kuri kuri raporo ya komiseri nawe yatanga raporo bivuga ko ntabwo afite ahantu ari kurebera amashusho nawe yandika ibyo abona bigenda kuko nawe komiseri nta handi arebera nawe iyo abireba bigenda bicaho akanota hanyuma ahubwo inuvuga ngo iyo komisiyo ko yo hari ibindi nyine hari amashusho aba yaje bo baricara bazige nibura tuzabone ibindi biri inyuma y'ahangaha bitangazwa nkuko n'ubundi muri ritangazo rivuga ko abasifuzi hari abahagarikwa ndetse abandi bakirukanwa hanyuma ikindi biraba nyine bwo aribyo dusigaje kureba raporo ya komiseri kwa ko nawe raporo ya komiseri nawe abona bigenda critique se kurwa kuwa mbere match nyinshi yo zabaye muri weekend nyine kuko niho match nyinshi ziba kuwa mbere nibwo bicara bagakora evaluation nyine bagasubiramo amashusho bakareba ibyemezo byafashwe kuwa mbere ari gihe baba batarabona version y'amashusho bifuza hari angle bakubwira ngo iyi image dufite ifite angle idatuma tubufata icyemezo reka dukomeze dushake indi angle muri ko gukomeza gushaka iyo angle uwo wa mbere ntibafata ibyo byemezo kuri ameza busesenguzi dutegereje kureba niba hari reaction izaba umusifuzi twanga Ngabonziza Patrick ubu ntabwo raporo irahabwa agaciro kuko umukino nturarangira uzarangira kesi ye yigweho zizigwa ari kesi ebyiri iyo kuri match ya Viziyo na Marine niyo kuri match ya Bugesera kuki wiga kuri kesi ebyiri z'umusifuzi umwe mu mikino ibiri kurikiranye ese tuvuga ngo abandi basifuzi bose 90 bo mu Rwanda bose bafite kese ku buryo warebye ubona nta wundi musifuzi ariko uri clean iki kintu tucyumveho kimwe kuba umusifuzi yasifura match bosi we komiseri w'umukino akavuga yuko yakoze akazi neza Ferwafa umwe mu bo yasifuriye akavuga yuko yasifuriwe nabi icyo gihe Ferwafa ifite kuvuga ko match kuri match ya Viziyo biratandukanye Viziyo yatanze ikirego iyo kipe itanze ikirego ivuge ko yasifuriwe nabi iyo batanze ikirego swati Ferwafa ishobora gusubiza ivuga ngo umukino wagenze neza dukurikije raporo ya komiseri nibyo twabonye mu mashusho kuko nyine baba bafite ibimenyetso facts sibyo ndakubwira ko iyo case ya Viziyo ntabwo irasubizwa ntabwo tuvuga ngo yasubijwe bavuga ko bitwaye neza no Viziyo ntabwo igiye isubizwa kubasubiza gusa kubasubiza nibura nkuko basubije Rayon Sport bamenye ngo turacyari kubyigaho turacyari kubimenyetso ahubwo basubije Rayon Sport bihuse bayibwira ko ibyerekana amabya abasifuzi dafite shingiro kandi Rayon Sport preventing bitaraba iyo kuri match ya Viziyo ya Viziyo na Marine FC uko byagenda kose ruvuya uko twabihengeka kose ikibazo cy'imisifurire muri shampiyona kirahari ikibazo cy'abafana ni ikibazo gikomeye safety ku kibuga umutekano w'abafana n'abitabiriye umukino bose n'abasifuzi ni ingenzi abafana bagomba kwitwara neza ariko ibyo ntabwo bikuraho ikibazo cy'imisifurire gihari kandi ko amakipe ataka ari menshi sibyo
tugaruye kesi zabaye muri iyi sezo ku bibuga Zabaye bitandukanye nyinshi. twasanga ntabwo twabona umwanya wo kubikina. It's unbelievable. hanyuma ikindi kintu kuri kese kuko icyahagaritse match cyiswe umutekano muke ku kibuga Ruvuyanga twese turabizi stade Amahoro rya joro ryo kugerageza stade Amahoro wabonye ibintu byabaye ira kese abantu imivundo bamwe bagwirirana ariko urabizi ko match zindi zakurikiye kugeza na match iheruka kubera kuri stade Amahoro ntabwo biriya bintu bikiba hafashwe ingamba z'uburyo bazajya bagenda baca imirwi ku mirongo abantu 50 abantu 50 nuvuga ngo bagakora ibika nk'ibika nka bitandatu ku buryo abantu batari buze kugerera kuri abantu banyuma ari umuvundo no gukoresha amarembo yose ya stade nuvuga ngo ubwo buryo rero bwakozwe niba mwarabonye ko stade Amahoro kubera ko ari igikorwa remezo cy'ingenzi mwara preventinze ubu ngubu ibyo bintu twaba tutakibibona kubera iki iyo stade ya Bugesera cyangwa se n'ahandi hose nka Ferwafa mutaziga ubwo buryo mu buryo bwo komorga stade bazajya mu preventinga ko abafana baba benshi ubu twakwihanagaza tukavuga ko ekipe ya Bugesera yakiriye abafana abanganya ubushobozi na stade ntabwo byabaye kandi Ferwafa ibizi binjije abafana kugeza ku munota wa 20 w'umukino ku preventinga binjije abafana bareze ubushobozi bwa stade icyo nta muntu ugigarukaho kuko kiratuma dutunga urutoki ibijyanye n'imyinjiriza n'abacuruza kandi ibyo biganisha ku kuba haba umuvundo tunaretse n'abateye amabuye abantu bamwe bashobora kuhaburira ubuzima abandi bakabura umwuka kubera ko umubare wabaye mwinshi kandi uri ahantu hato yahegeranye icyo ni kese Ferwafa igomba kuzana yo gukosora kuri Ferwafa ariko hari irindi zina ritavugwaho rumwe riba muri Ferwafa iryo zina ni Karisa Kamarade Adolphe secrétaire général wa federation cyane cyane abareyo ntabwo bumva uburyo rwose ibyemezo bibafatirwa akenshi bivuga yuko ibibafatirwa ngo biba byagizwemo uruhare n'uyu mugabo ngo bibogamiye kuri APR kubera ko ngo yabaye muri APR imyaka 20 kimwe mu bintu yasubije bwana Alphonse yavuze yuko umupira uyoborwa n'abawubamo n'abanyamupira ntabwo uyoborwa na kamarade gusa reka twumve perezida icyo yabivuzeho kugeza ubu ngubu ibyo ngibyo bavuga ntabwo ndabona ibintu bigaragara bavuga ngo yakoreye umubyeyi nk'uko mubivuga yakorera ikipe imwe adakorera indi ko jyewe dukorana umunsi ku wundi ni ibyemezo bimwe umuntu avuga ibiva ibyo tugomba kugiramo uruhare tuba twanabiganiriye rero urumva ni ugushaka kuzana naho atasinye asinya se ahubwo naho atasinye ni icyo kintu cyo kuvuga ngo uriya na APR murabizi uyu ni runaka ubwo giye wenda nuko muri polisi ntamaze umwanya munini cyane wenda nayiyoboye igihe kitari kinini simbizi cyangwa se barabona urumva nabyo byonyine urebye ukuntu bamuvuga bikwereka ko nta professionalism irimo nta n'icyemezo we yafata hariya gihindura umupira w'amaguru twe tutazi nk'abaye umupira banatowe n'abanyamuryango duhagarariye iyo ureba rero navuga ko mu by'ukuri araharenganira kuri byinshi nabonye ejo bundi bamwambitse umwambaro wa APR ariko none se mbaze APR igihe kinini